Mwiriwe kandi muraho nanone nshuti bataramye dukunda kwitaramanira, murakaza neza kuri channel ya Eugene mwene Sirake. Uyu munsi niba uri umubyeyi ugiye kubyara cyangwa uri umwe mu muryango mwitegura kwibaruka cyangwa kuzibaruka mu gihe kizaza, uyu munsi nabahitiyemo kubaganiriza ku mazina agezweho wakwita abana, yaba abahungu cyangwa abakobwa, ndetse n'ibisobanuro byabyo, kugira ngo abambajije ko bumva bashaka iyi topic kugira ngo tuyiganireho, babwire amazina agezweho meza wakwita umwana wawe, yaba ya kinyarwanda ndetse n'aya kizungu n'ibisobanuro byabyo. Nikaze kandi ni karibu cyane cyane kuri iyi channel yanyu ari nayo yanjye ya Eugene mwene Sirake, tuganira ku mateka n'umuco, ubuzima bwa buri munsi, kugira ngo twitaramire uko tubisanganwe. Nshuti bataramye rero, niba utarakora subscribe unkundire uyikore, ukande like, ukande kuri share, ndetse utange n'igitekerezo cy'ibyo twazaganiraho ubutaha, kugira ngo dukomeze twiganirire twitaramire. Ntabatindiye rero, izina rya mbere nabahitiyemo ni izina bita Aisha. Aisha ni izina rikomoka mu rurimi rw'icyarabu, risobanura ubuzima, gutera imbere n'umunezero. Ni izina rigezweho cyane kuko ryoroheje, rivugwa byoroshye kandi rifite igisobanuro cyiza cyane. Twihute cyane ku izina rya kabiri bita Bella. Bella ni izina bita umwana w'umukobwa, rikomoka mu cyongereza n'igitaliyani, risobanura ubwiza. Ababyeyi benshi bararikunda kuko riroroshye ku gutwi kurihamagara kandi ryoroshye kwandika no kuvuga. Izina rya gatatu ni izina Amara. Amara naryo ni izina ry'umukobwa ryiza cyane, izina rifite inkomoko zitandukanye mu rurimi rumwe, risobanura abantu b'ineza mu rundi rurimi cyangwa se mu bindi bisobanuro. Ni izina risobanura imbaraga n'icyubahiro. Ni izina rigufi ariko rifite igisobanuro gikomeye. Izina rya kane ni Keza. Keza ni izina ry'ikinyarwanda cyane, risobanura ikintu cyiza gifite agaciro. Ni izina rikomoka ku gukundwa kuko rihuza umuco n'ibihe bya none. Izina rya gatanu twihuse ni Naomi. Naomi rikomoka muri Bibiliya, risobanura umunezero, amahoro n'ihumure. Ni izina rigezweho cyane kandi rikwiriye umwana w'umukobwa wifurizwa ubuzima bwiza. Irya gatandatu ni izina ryiza, izina Mia. Mia ni rigufi cyane ariko rigezweho ku isi hose, risobanura uw'agaciro cyangwa se uwihariye. Ababyeyi bararikunda kubera ko ryoroshye kandi rijyanye n'ibihe bya none. Izina rya karindwi ryitwa Zahara. Zahara rikomoka mu cyarabu, risobanura umucyo, kumurika no kurabagirana. Ni izina ryiza risobanura cyangwa se rikunda guhabwa umwana wifuza kuba umucyo mu muryango. Ayo ni amazina nari mbahitiyemo y'abakobwa, reka tujye no ku y'abahungu. Izina ry'abahungu rya mbere ni Liam. Liam ni izina rigezweho ku isi yose, rikomoka mu cyongereza, risobanura umwana w'imbaraga, utinyuka kandi ushobora kuba umuyobozi mu bandi bana no mu bandi bantu. Ababyeyi bararikunda kubera ari rigufi kandi rigezweho cyane. Izina rya kabiri mu bahungu ni Ethan. Ethan ni izina rikomoka muri Bibiliya, risobanura ukomeye, uhagaze neza, wizewe. Ni izina ryiza ku mwana wifuza gukora afite imico myiza n'imbaraga. Izina rikurikiraho ni Noah. Noah ni izina rizwi cyane muri Bibiliya, risobanura amahoro n'ituze, rikaba rigezweho cyane kandi ryoroshye kuvuga mu ndimi nyinshi. Dukurikizeho Eliya. Eliya ni izina rikomoka naryo muri Bibiliya, risobanura Imana iri kumwe natwe. Ni izina rigufi kandi rigezweho ku bana benshi b'iki gihe. Reka twivugire nanone Jaden. Jaden ni izina rigezweho mu rubyiruko, risobanura uwatoranijwe, ufite umugisha. Ni izina ryo mu bihe bya none, rihuzwa n'icyerekezo. Izina rikurikiyeho ni Leo. Leo risobanura intare, rifitanye isano n'imbaraga, ubutwari n'ubuyobozi. Ni izina rigufi cyane ariko rifite igisobanuro gikomeye. Reka twongere twirebere kandi izina Caleb. Caleb rikomoka muri Bibiliya, risobanura umutima wose, ubudahemuka n'ubutwari. Ni izina ku mwana wifurizwa kuba inyangamugayo n'umunyamurava. Inshuti zanjye rero, aya niyo mazina nari mbahitiyemo, cyane cyane
ajyanye n'amazina ya kabiri cyangwa se ayo twita amazina y'ikizungu, ariko sinagenda ngo mbacike ntanababwiye ku mazina y'abahungu y'ikinyarwanda aganisha ku butwari ababyeyi bakunda kwita abana, banakundaga kwita abana mu bihe byashize, agezweho meza cyane. Umwana wawe ushobora kumwita Rugamba, risobanura intwari, umunyamugisha mu ntambara. Ni izina ryari rikomeye mu mateka y'u Rwanda, rihabwa abana bizeweho ubutwari n'ubuyobozi. Izina Rukundo nubwo benshi barifata nk'irigaragaza urukundo gusa, ariko mu muco nyarwanda risobanura umuntu ukundwa kubera ubutwari n'imico myiza. Izina Rukara risobanura umuntu utajegajega, uhamye kandi udatinya. Ni izina ryo guhabwa umwana wifurizwa kutazigera yitinya. Rugero Inyange, iri ryo nanjye ndarikunze, ni izina ryiza cyane risobanura udatinya ingorane, uhagarara ku byo yemera. Ni izina ridasanzwe ariko rifite igisobanuro gikomeye cyane. Ntirenganya risobanura udatoteza, urenganura abandi. Ubutwari bwo mu muco nyarwanda si imbaraga gusa, ahubwo ni no kurenganura no kurwanira ukuri. Izina Ngabo risobanura ingabo, ukingira abandi. Ni izina rigufi rigezweho kandi rifite ishingiro rikomeye ry'ubutwari. Izina Rugira, ndamutahije cyane Rugira Bertin, risobanura ufite ubushake, ukora adacogora. Ni izina ku mwana witezweho kwihagararaho. Reka mbabwire n'andi makeya ku bakobwa. Hari Nyiraneza, risobanura ufite umutima mwiza, ugira ubutwari bwo kugirira neza abandi. Mutoni risobanura uw'agaciro n'icyubahiro mu muco nyarwanda. Icyubahiro ni imwe mu nkingi z'ubutwari. Ingabire risobanura impano ikomeye, uhawe umugisha. Ni izina rihabwa umwana witezweho kuzagira uruhare rukomeye mu muryango. Izina Nyampinga risobanura uw'icyubahiro n'ubwiza bw'imico. Ubutwari si uguhangana gusa, ahubwo ni ukwitwara neza. Keza twari twarivuze, ariko risobanura ikintu cyiza cy'agaciro. Umuntu w'intwari aba afite n'agaciro mu bandi. Nshuti rero bataramye dukunda gutaramana, aya niyo mazina nari nabahitiyemo kugira ngo uwari wambajije ko yifuza ko namuha amazina agezweho yo kwita abana, muri aya ngaya nguhitiyemo, nawe wagenda muri comment utubwira amazina wumva akunyura, ukeneye ubusobanuro bwayo, kugira ngo nuyita umwana wawe cyangwa se nugera ushaka guha igitekerezo cyo kwita izina, uzabona aho uhera. Ubundi izina rifite agaciro mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu, kuko bakunda kuvuga ngo izina ni ryo muntu, kandi ibyo wifurije umwana biramukurikirana. Naho ubundi ngewe ya Eugene mwene Sirake, gutarama nakagaruka, kwiganirira n'ibigezweho. Ikindi kirushijeho, ndabifuriza kuzagira umwaka mushya muhire w'impagarike n'ubugingo, w'amata n'ubuki, wo gutanga, wo gutunga no gutunganirwa, kugira ngo uzatubere umwiza kandi w'umugisha. Ndabakunda cyane ya Eugene mwene Sirake. Ntugende udakoze kukazogera ngo ukande subscribe, ntugende udakoze like ngo ukunde, ntugende udatanze igitekerezo cyawe cyangwa se comment, kugira ngo ubutaha tujye dukomeza tubone uko twitaramira. Murakoze, murakagira Imana, u Rwanda n'amafaranga.